Jane ukatugikundana indirimbo nigeze kumubwira nyine akarimbo nari narahinze nabwo naragakopeye ku kandi kumwe nyine ugendera kuri melody y'indirimbo yego noneho nkajya mbwira ati sibombarire ukamusore agaseka rero urumva indirimbo zose azana sinzi guhinda pe wowe icyo nkora ni ukuziririmba nararirimba afite umuvugo ni ukuziririmba nta rundi ruhare rwanjye pe ishinga kwa Afrika kandi nation akari yego akari na nation national nation yego ni iki tugira ijosi ariko tukagira umutwe ijosi tukagira umutwe yego ijosi Edward ibintu bikomeye mugabo wanjye wikirushye ikibazo ni icyo kwa mwari byamishe ntarubona iki kibazo n'abarimu gusa bakizi ni wowe ukizi ahubwo nibyo yihimbe babingize yego ibi bintu yesu we ibyo mu buzima busanzwe. Hello guys, welcome to Akali Nation. Ndabasuje mwese aho muherereye abakunzi bacu, ndabashimira cyane by'umwihariko mwebwe mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. So guys, uyu munsi rero natinze tubafitiye abatumirwa b'abana beza mu muryango cyangwa se couple ya Kiriki na Diane, Evangeliste Kiriki, ariko ubushize nabonye avuga ko ari missionnaire. So aradusobanurira byinshi ku bijyanye no kuba ari missionnaire. Twari tumuzi nka Evangeliste, akaba n'umugisirimberi mwiza cyane. So reka twakire abatumirwa bacu. Ikaze kuri Akali Nation, turabakiriye. Natangira mitwira turareba ladies first. Yeah. kandi kugomba guhera kuri boss wanjye ahubwo Turamugeraho. okay nitwa Diane wa missionnaire Yego. umwana umwe Imana yaduhaye nkunda gukorera Imana haleluya Amen. ribuko nguko ibigira Yego. Kwagiye. nanjye mikora imbere kwa Patrick missionnaire Kiriki madamu wanjye Imana y'amungu namubona namubonye mushongeze rero twaza ishinga kwa Afrika kandi nation Akali. Yego. akari na nation national Nation. Yego. rero turishimye hasigaye kuraje. Murakoze cyane, twishimiye kubakira hano kuri Akali Nation. Mwasanze ndimo gusobanura ndi kubabwira ngo njyewe naherutse uri umu evangeliste, ariko nyuma nyetsoza kubona ko baye umumissionnaire cyangwa ngo tubwiye muri make izina missionnaire ryaje gute? Izina missionnaire rero narebye umuhamagaro ufite numva nubundi hari umuntu twaganiriye Evangeliste ni Patens navuye misiyoloji nabyo ni igice kimwe ni kimwe na biriya by'apotre byose ni ibintu biwerekana ariko numvishije umuhamagaro mfite ndeba amapusede nkora iterano ngenda umuntu akunda kuri hamwe so rero misiyoloji kenshi zikana kugenda wumva no hino z'ibirikimwa ayemeye Imana udahindukira ugatsirika imisaraba ya Kristo ukabasengera hari n'abamisiyoneri babatiza barangiza bakashyikiriza na polisi amatera kubakurikirana numva rero uwo muhamagaro niwo ndi kwiyumvamo nubwo wenda ntaratangira ngo njye ini deep neza njye mu byaro n'ibiki ariko numva ari byo bintu numva ari wo mpamagazi Imana nimva yuko ko wenda haziyongeraho n'ubupasiteri cyangwa ububishop byo ni ibindi ariko ngo numva umusoro wenda gufatira ndanagikora yego. Hari ikintu uvuze cy'uko nyine kuba missionnaire ari kugenda ubwiriza hirya no hino n'ubwo wenda utaragera muri ibyo byaro cyangwa se ahantu henshi hatandukanye. Ako ndibuta twageraga mu byaro wenda hano i Kigali no kubona icyaro bigoye ariko tukira ntubuye kabisa twageraga mu byaro ahantu harabura bwoko bw'abasanga bitaka bose tukagira kabisa usanga babyumva se ibintu byose ubundi misiyoloji
umuntu wese nagira inama kuba misiyoneri ugomba no gusenga ukabona ubushobozi kuko misiyoloji ikorana n'urukundo. Umuntu uramusura ukamuha amazi yo kunywa, ukamuha akawunga, ukamuha iki, noneho wa mutima kubonanye akaguha attention mukaganira. Rero iyo baza bakurikiye ibintu akenshi, iyo baza bakurikiye, niyo mpamvu ubona abamisiyoneri benshi baza babasaba ibintu kugira ngo bagiye kubirya, ariko hari ababikora nabi ugasanga baka ibintu bikaba ibyabo, ariko ubundi ni ibintu ni nko kureshya umuntu nyuma yakubona n'uwo mutima mwiza, iyo wongeye ijambo ry'Imana bituma bakurikirana. Yego. So nari mvuze ko nyine hari akantu komojeho kavuga ko uko nyine umuhamagaro wawe ushingiye mu kubwiriza abantu, misiyoneri muri rusange. So mu minsi ishize hari urugendo mwagize, tubaze madamu wawe tubwira urugendo mwagize n'ubundi rw'ivugabutumwa. Ndashaka kubaza nyine urugendo rwagenze gute muri make? Byagenze neza cyane, ibyo twifuzaga Imana yaradukuriye kandi turayishimira, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko muri yo hari ijambo rivuga ngo sinibuka neza, ariko riravuga ngo mbega gupanga ni ukwacu, gutekereza ariko Imana niyo ishyira mu bikorwa. Rero ibyo twatekereje Imana yarabikoze pe. Rero turayishimira, byagenze neza, abantu barishimye, ntihabura intambara ariko umuririmbyi yabuze n'uduki nyine ntabwo byabura, ariko byagenze neza cyane kandi turashima Imana. Yego. Ese nawe waje kwisanga nawe ugomba kuba misiyoneri cyangwa nawe wari ubyifiteho? Misiyoneri nagiye nawe ndi misiyoneri, papa Jevo cyangwa ni madamu misiyoneri, ni mama bishop. Wagiye gushyigikira cyangwa nawe wagiye gutanga ibikuriro? Aho ni hatari, ni umuririmbyi ukomeye. Aho ni hatari, urumva ukuntu bimeze twese, ibintu byinshi turabihuje nawe, akenshi ibyo akunda nibyo nkunda, rero n'umurimo w'Imana niko bimeze. Nanjye ndamushyigikiye kandi nanjye icyo numva ashoboye nagikora. Nawe umuvugabutumwa? Umuririmbyi? ndageragezamo. Yego, niba nababaza muhaguruka hano, ni iki mwari mwize, expectations mwari mufite nibyo mwari mwizeye, ibyo mwabonye mugezeyo bitandukanye gute nuko mwahagurutse mwumva? Njyewe navuze ko njye cyo ni nkaho nagisubije, navuze ko ibyo twatekerezaga bizaba, Imana byabaye byinshi kurushaho. Ni byiza cyane, ni ikintu nashaka kumva. So hari imbogamizi mwagize, wambwiye ko imbogamizi ntabwo zabura, hari imbogamizi mwagize n'ubu ngubu wenda uvuga ati ubutaha kabisa kino kintu ngomba kugikora nkagikosora? Oya, n'ibyabaye njye mba numva bitaduturutseho cyane, ni kumwe nyine hatabura utuntu nyine natwo tuba turi aho, ntabwo biba ari ibintu bikomeye bifatika. Sorry. Ni uko bimeze. So rero urugendo rwanyu twishimiye ko rwagenze neza, natwe twagiye tubona amavideos, tubona aho ibikorwa biri kugenda bibera, tubona ni ibintu byagenze neza cyane. Rero twagerageza nawe kukubaza, nyuma rero mwaje kugaruka hano, mugarutse muri Kigali, tuza kubita tubona indirimbo yanyu nshyashya imaze iminsi mikeya, yitwa Moyo. Indirimbo Moyo, igitekerezo cyavuye? Ubundi madamu ni umuririmbyi ariko ngenda umwanditsi. Nuko akazi nkora twese production n'ibindi muri abacangacanga kugira ngo ubone aho wabona igihumbi. Ubwo ntonya abantu usanze se ahantu horoshye nawe. Ariko Moyo ni indirimbo y'ibyiringiro. Ubundi hari indirimbo z'ubutumwa bwiza, yego ubutumwa bwiza ntihaba havuyemo ibyiringiro, ariko hari indirimbo zo guhembura umutima like zo gusubiza abana ibyiringiro. Rero naririmbiye mu mutima w'umuntu. Numva Moyo, umuntu wese uririmba Moyo asa nkaho wenyine yifirimbira. Amagambo wacu Moyo wangu siogope, sitabaite, Mungu anakupenda na tujali, anatulinganisha wewe hanyuke. So rero ni ngomba kubwira umuntu wese muri situation arimo
yizera Imana. Ni indirimbo nziza ifite ubutumwa bwo guhumuriza, niyo mpamvu nari nkomeje igitekerezo cyavuye ko ifite amagambo ahumuriza abantu. Umutima wanjye hugura, Imana irahari, iragukunda, irakurwanirira. Numvaga ibyo byose wenda ishobora kuba hari nka story yavuyeho. Njyewe okay story urabona birahaswe aho igitekerezo cyavuye. Intambara ziri ku isi kabisa, haba muri Congo wacu intambara, haba muri Iran hari intambara, haba muri Amerika, haba n'ubuzima busanzwe. Ngenganira n'umuntu nkumva ubuzima ni bworoshye, yewe nanjye ndihereza nkabona ibintu wenda ubuzima ni bworoshye nubwo tuba duhangana. Rero ndabati umutima wanjye ntugire ubwoba, ntuhangayike, Imana igukunda izakurwanirira. Yes, njyewe mbima indirimbo igendera kuri situation kuko bimeze hanze cyangwa hakaza na inspiration gusa ikindi ari okay, ni byiza indirimbo yo twumvise aho igitekerezo cyavuye, ariko hari n'ikindi kintu bivuze ngo production urayikora, urumwanditsi. None iyi ndirimbo nayo ni wowe wayikoreye? Production njyewe niwe producer wayo kabisa gwera. Okay, abacuranzi njyewe sincuranga, bafite abacuranzi harimo ba PC, harimo ba Sefu, harimo bane ira band yose yambonye. Yes, n'azindi band nyinshi, ariko rero umumare nkicanje nyine ko mixing mu mastering. Nuvuga ngo Diane wowe ndirimbo moyo uruhare rwawe n'ubu ayiwe ni ukuririmba gusa. Hari igihe Januka tugikundana, indirimbo nigeze kumubwira nyine akarimbo nari narahinze, nabwo naragakopeye ku kandi kumwe nyine ugendera kuri melody y'indirimbo. Noneho nkajya mbwira ati sibombarire ukanusore agaseka. Rero urumva indirimbo zose azana sinzi guhinda pe. Wowe icyo nkora ni ukuziririmba. Nararirimba afite umuvugo, ni ukuziririmba, nta rundi ruhare rwanjye pe. Nurwo rurakomeye kuko urabona hari Mose, sinzi cyane Bibiliya ariko ibyo nagiye numva ko twakureba mu kanisa. Mose niwe wari ufite ikibazo cyo kutavuga, hanyuma Imana ikamuha message genda. Okay, Mose yari afite inenge yo kuvuga, Imana amubwira ati genda aridimangaza ukoresha. Sinzi nimba aramukoresha ikaramu kanwa, sinzi nimba ari we ibintu byurangira avuze. Yego. Okay, nuko rero niyo mpamvu ni byiza mwebwe musa nkaho mwuzuzanya, umwe arakora akandika undi nawe agatangaza. Ni byiza cyane kuba mwuzuzanya rwose, Imana komeze bashyigikire. So rero ko kuba ibihangano byanyu mubona ukuntu bikundwa hanze, wenda ama feedback mugenda mubona bimeze gute, cyangwa se bibatera izihe mbaraga? turi kubanza tukareba nyine ni ukuvuga ngo iyo ukoze ikintu runaka no mu buzima bisanzwe umuntu akunda gushyigikirwa. Rero iyo ubonye bagushyigikiye igira imbaraga ziriyongera. None nk'ubu ngubu turebye ukuntu moyo bayikunze, noneho ibintu turi gupanga n'ibigari, kandi turatekereza ko Imana izabidufasha. Kasi mwamoyo kusana hakika Mungu recording amaconcert, ibintu byinshi ko tubona hari abantu badushyigikiye, hari abantu bishimiye ibyo turi gukora. Yego rero ni nkuko nguko, kandi turabashimira, ni mwebwe mbaraga zacu. Nk'ubu ngubu baduciye intege nyine tukabona ari umuntu ajya ngakareka kuva ati nk'ikintu ndi gukora ndabona, ariko ubu ngubu rwose turabashimira cyane cyane, kandi ibyo dukora byose ni kubwanyu kabisa. Aho mwabona bitameze neza mwajya mutubwira, kuko ni mwebwe turimo turabasangiza ibyo turi gukora. Nanjye ndumva abakunzi banyu, ariko ndebye uburyo indirimbo zanyu nyine zigenda zikunda, wagiye ukora indirimbo z'ibisirimba, ariko nk'izi ndirimbo mukora wowe na Diane ubona ko zikunzwe cyane, zifite nyine audience nini ugereranyije n'ibindi bikorwa byanyu. So rero njyewe nababwira ngo courage, mukomeze muduhe indirimbo nziza nka ziriya, nka Hakika, nka Moyo. Rwose ngendeye ku buryo Moyo irimo kurebwa n'uburyo Hakika yatrendinze, rwose ni ibintu byiza kabisa, ni ibintu bigaragara ko mufite impano muri mwebwe. Tugeze rero mu gice cyacu cya kabiri, nshaka kureba ninde uri smart. Nambaye amatsingi, nambaye agahuvura.
Cyangwa kureba uburyo muri smart ninde utekereza byihuse. Okay. Hari uwo muzi nyine mwambwira ninde utekereza byihuse iyo wadaje nk'aga challenge. Ninde utekereza byihuse. Nje wanga nguni azana gumetegere. Sango oya natazi. Umuntu afite amasegonda 10 gusubiza. Birikoze. Amasegonda 10 yo gusubiza. Ni utubazo dukeya cyane ngiye kubabaza. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ni ikihe kintu mbere y'uko gikoreshwa kibanza kwangirizwa cyangwa kumenagurwa? Kwangirizwa nyine kucyangiriza cyangwa kugisenya ukabona kugikoresha. Tuzi byawe amasegonda 10 narara. Kimeze gute cyo kujya igikoresho cyo cyose kibanza kumenagurwa cyangwa kwangirizwa mbere y'uko gikoreshwa. Igi ni icyuma gishaje barongera bakatubwira igi nyine ni igi warikoze. No way. He's smart than you. Ikindi kibazo kiravuga ngo ni ikihe kintu gifite ijisho ariko kitabona? Shawaza ngibintu bikomeye kandi urabyikorera. Ujisho kitabona? Yes. Ishiko ibona. Turerera. Ijisho kitabona? Nyine mu miterere yacyo kigira ijisho ariko iryo jisho ntabwo ryaremewe kubona. Twagiye 1 kwezi cyatunaniye none 3 Kwanza karoje n'abana. Ijisho kitabona? 5 6 7 8 9 10. N'urushinge. Urushinge ntabwo muzi. Nese ubu ririya n'ijisho nawe rero. Iwanyu mwakuze muvuga gute? Ijisho ry'urushinge. Ni ijisho ry'urushinge. Akandi kabazo karavuga ngo urushinge ntabwo rwari tuzi. Ni ikihe kintu cyangwa igikoresho kigira amenyo menshi ariko ayo menyo ataruma? Ntago aryana, ntaruma. Wowe. Ibisubizo byawe. Ibintu bikomeye. Christian office wano uje twazi tuntu tworoshye. Wowe wazagenda. Twagiye kubona. Oya tubwire igisubizo. Ari ifoke. Ni ifoke wa mugani. Ni igisokozo. Cyabariri. Yego. Mana yawe. Ikindi none kiravuga ngo ni iki kigira ijosi ariko kitagira umutwe? Ijosi kitagira umutwe? Yego. Ijosi. Edwa ibintu bikomeye mugabo wanjye wikirushye. Ikibazo ni icyo kwa mwari. Byamisho nta rwanda gerageza. Iki kibazo n'abarimu gusaba kizi ni wowe ukizi. Ahubwo nibyo yihimbe babingize. Yego ibi bintu Yesu we. Nibyo mu buzima busanzwe. Bana we. Tagira umutwe. Cyerekanye n'iki nawe uduze. Igikoresho ikintu cyo. Rangi stack. Ntacyo. Okay ni icupa. Rero ukuntu icupa rizamuye. Ubwo mutwe rero umufuniko ni umutwe. Aya ni umufuniko w'ijosi ntabwo ari umufuniko w'umutwe. Okay, akabazo kanyu karavuga ngo winjiye mu nzu iri mu mwijima. Haramu wawe. Ufite ikibiriti kirimo umwambi ukagira buji. Ukagira fireplace ni igicaniro cya kindi bashiramo inkwi cyangwa ukazamuka. Noneho ni iki wabanza gucana? Ikibiriti. Nicyo ndushana. Sino umwambi nyine ucana umwambi of course n'ubwo hatsa. Nawe icyo kiroro nawe. Icyo gitandukanye n'ibyo watubazaga mbere. Icyo si ikibazo nacyo ni igisubizo. Rero niyo mpamvu utagomba gucika intege ari icyanyuma byoroshye. Bashimiye cyane, nishimiye rwose uburyo mwitwaye n'uburyo mwasubije muri smart mwese. Dusoje mwese muri smart. Nari nzi ko hari uri butsindwe undi agatsinda. So guys, mwakoze cyane, twabashimira namwe mwese mudukurikiye. Mugende murebe indirimbo yitwa Moyo kuri channel ya Kiriti na Diane. Mubakunde, mukore subscribe, mulayikinge, mushyira na comment uburyo indirimbo mwayibonye n'ibindi bitekerezo mwifuza ko bazadukorera indirimbo z'ubutaha. Thank you guys, see you.